kizaba kireba n'abandi babujije abandi kuyoboka Imana wenda batabayobeshesheje inyigisho z'ibinyoma, ahubwo ukoresheje ubutware wari umufiteho. Ni umugore wawe wabujije gusenga, n'abana bawe wabujije gusenga, n'abakozi bawe wabujije kugenda mu nzira z'Imana. Icyo cyago cya gatandatu cyitwa gukamwa k'uruzi Ufurate kizaba ari igihe cy'igihano ku bantu bose bakoze icyaha cyo kugira uwo babuza kugera mu ngoma y'Imana. Mukomeze mukurikirane, turabisobanura neza murabyumva. Muzi yuko muri Bibiliya harimo icyo bita Babuloni. Mu Byahishuwe igice cya 18 musomamo ijambo ry'Imana rivuga ngo iraguye Babuloni, ihindutse icumbi ry'abadayimoni. Babuloni ivugwa mu Byahishuwe 18 yanditswe no mu Byahishuwe 17, yewe no mu Byahishuwe 14 umurongo wa 8, hose ni ubutumwa buvugwa kugwa kwa Babuloni. Ariko mu Byahishuwe 18 ho hakatubwira ko Babuloni yahindutse icumbi ry'abadayimoni. Iyo Babuloni ibivugwa aho ngaho muri iyo mirongo y'Ibyahishuwe ntabwo ari wa murwa wo kwa Nebukadineza, ntabwo ari wa murwa wo kwa Berushazari, oya, ahubwo bigereranya imyizerere y'ibinyoma yayobeje abantu b'Imana beza bashakaga kujya mu ijuru nta buryarya, bakayobeshwa inyigisho z'ibinyoma, bakayobeshwa gukandagira amahame y'Imana kubwo kwigishwa nabi. Rero ibyo bita kugwa kwa Babuloni, ibyo bita gukama k'uruzi Ufurate kuvugwa muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe 16 bizaba mu cyago cya gatandatu, bizaba ari umunsi wo kwibasirwa k'umuntu wese wagize uruhare mu kugira uwo abuza kujya mu ijuru mu buryo bwose yaba yaramuyobejemo. Noneho niyo mpamvu byanditswe ngo marayika wa gatandatu usukura urwabya rwe mu isi, amazi y'uruzi Ufurate akamira kugira ngo inzira z'abami baturukire iburasirazuba zitegurwe. Abo bami bavugwa nta bandi ni Yesu n'ingabo z'abamarayika zizaba zimuherekeje ubwo azaba agarutse hano ku isi. Umuntu yakwibaza atese kubera iki Ufurate ibanza gukama kugira ngo Yesu abone kuza? Iyo Ufurate ni inyigisho z'ibinyoma. Mbere yuko tubaha amasomo ayemeza ko iyo bavuza amazi y'uruzi baba bavuga inyigisho z'ibinyoma, reka mbanze nsobanure kubera iki biri ngombwa yuko inyigisho z'ibinyoma zibanza gukama mbere yuko Yesu agaruka. Kubera ari by'umuhanuzi yavuze ngo amazi yarwa akamira kugira ngo inzira z'abami baturuka iburasirazuba zitegurwe. Imbabazi nizimara kurangira nk'uko twatangiye tubivuga, ibyago 7 bitangiye gusuka mu isi, hari abo bizatungura bari basanzwe bazi ngo bakorera Imana, naho bakorera Imana ibitari byo. Bari bazi ngo Imana irabemera naho Imana itabemera. Aribo babandi bazavuga ngo twariraga imbere yawe, tugahanura mu izina ryawe, tugakora ibitangaza mu izina ryawe nk'uko na Yesu ubwe yabivuze. Abo bazaba batunguwe no kubona batemewe mu maso y'Imana, babona ibyago bibatunguranye n'abanyabyaha. Bene abo nibabona ibyago bibagwiririye, aho kuvuma ababayobeje bakaba babateje ako kaga, bazavuma Imana, bitakana Imana, kw'Imana ari indashima, kwibarimbuye kandi barayikoreye. Noneho gukuraho urwo rwijiji nibyo byitwa gukamwa k'uruzi Ufurate, kugira ngo abanyabyaha bapfe ariko batitakana Imana, ahubwo bitakana babayobeje. Ntekereza yuko hano mumaze kubyumva. Mu Byahishuwe igice cya 16
mushireho umutima cyane twige, kuko kwiga ubuhanuzi aya magambo aba yanditse mu marenga biravuna kubyumva, ariko ni umugabane wacu nabyo ngo tubyige. Mu Byahishuwe igice cya 16 haratubwira ku murongo wa 8 n'uwa 9 haranditse ngo, nuko marayika wa 4 asuka urwabya rwe mu zuba, rihabwa kokesha abantu umuriro. Abantu botswa n'icyokere cyinshi, batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyago, ntibihana ngo bayihimbaze. Ntabwo Imana izemera yuko abanyabyaha bapfa bayituka. Icyo bita gukamya kuruzi Ufurate, ariko gukuraho wa mwijima w'ubuyobe utuma bayobye batuka Imana aho gutuka babayobeje, n'iki Imana izakora kugira ngo abanyabyaha nabo bemere ko Imana ikiranuka, ahubwo imivumo bayivumaga bayivume ababayobeje. Icyo nicyo cyitwa gukamya kuruzi Ufurate mu buhanuzi. Muzongera mu bisome umurongo wa 10 naho haranditse ngo, marayika wa 5 asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya ya nyamaswa, ubwami bwayo bucura umwijima, kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru, ntibihana imirimo yabo mibi. Uko icyago kizajya gisimbura ikindi, ba banyabyaha bari basanzwe bakorera Imana, nyamara barayobejwe n'abigisha b'ibinyoma aribo bitwa Babuloni, bo bazabona yuko nta kibazo bazaba babona ku babayobeje, ikibazo bazaba bakikibona ku Mana. Ariyo mpamvu uko buri cyago kizajya kibageraho, nabo bazajya bitura Imana ibitutsi. Noneho Yesu ntabwo azagaruka abanyabyaha bagituka Imana bakibona yuko Imana yabahohoteye. Iri jambo ngo marayika wa 6 asuka urwabya rwe mu isi, mu ruzi runini Ufurate, amazi yarwo akamira kugira ngo inzira z'abami baturuka iburasirazuba zitegurwe, nuko mu cyago cya 6 hari akantu Imana izakora tugiye gusoma mu kanya, kazatuma uko kwibeshya n'uwo mwijima biva mu bwenge bw'abanyabyaha, ntibongere gutuka Imana ukundi, ahubwo ibyo bitutsi n'imivumo bavumaga Imana, buri wese agahindukira akabituka, n'imivumo akayiherereza kuwa muyobeje. Icyo nicyo cyitwa gukamya uruzi Ufurate mu buhanuzi. Noneho reka mbaha amasomo natinze atubwira, iyo bavuze amazi mu mvugo y'umwuka baba bashaka kuvuga inyigisho, yaba amazi meza y'isoko akagereranya inyigisho z'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bavuga amazi y'uruzi bakaba bavuga inyigisho z'ibinyoma. Imirongo ibihamya muri Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 13 muzasomamo ijambo ry'Imana ritubwira ngo, wumirwe kubw'ibyo wajuruwe, ufatwe n'ubwoba wihebe cyane, kuko abantu banze bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye kandi ari jye soko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshoreye ibitega mu rutare, ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha kuzigama amazi. Ayo magambo yashushanyaga iki? Ni igihe Abisirayeli bari bakoze icyaha cyanditswe mu rwa 2 rw'Abami ibice 17 umurongo wa 19, icyaha cyo kureka inyigisho z'Imana ahubwo bakihimbira izabo nyigisho n'amahame azabayobora. Icyo cyaha mu mwuka cyagereranijwe no kwanga amazi y'isoko bakajya kunywa amazi yo mu bitega. Noneho andi masomo abihamya muzabisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 12 umurongo wa 15. Haranditse ngo, ikiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi. Ntabwo ari amazi ameze nk'isoko, ahubwo amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane. Wenda byatugora gusubira muri iyo nkuru yose, ariko uwo murongo uvuga iby'intambara ya Satani arwanya itorero ry'Imana. Mu Byahishuwe igice cya 12 havuga, icyo gice cyose kivuga iri intambara ya Satani arwanya itorero ry'Imana.
akoresheje akarengane no kubababaza kugira ngo ubukristo Imana itamenyeka, ingoma y'Imana itimakara ngo iganze hano ku isi. None uwo murongo wa 15 ukavuga ngo ikiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi kugira ngo atembane uwo mugore. Byo birasobanuye ngo Satani hari intambwe Satani yagezeho abonye kwica abavuga Imana, abamamaza ubutumwa bwiza, abasenya imihagenzo ya gipagani kugira ngo ubukristo buganze ku isi. Satani abonye ko kubica bitarimo gutanga umusaruro, ngo ikiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi. Satani atangiza imyizerere y'ibinyoma, ayo mazi agereranya izo nyigisho z'ibinyoma kugira ngo abantu batembane n'urwo ruzi. Nushaka kuyoboka Imana yobere mu binyoma, nicyo bisobanuye. Noneho iyo mwumva ngo uruzi Ufurate ruzakama kugira ngo inzira z'abami baturuka iburasirazuba zitegurwe, bishatse kuvuga ngo urwo rwijiji rw'ibinyoma, uwo mwijima w'ubuyobe utuma abanyabyaha imbabazi zimaze kurangiriraho bagerwaho n'ibyago, aho gutuka babayobeje ahubwo bagatuka Imana ibateje ibyo byago. Ababayobeje bo bagakomeza kubabera mu maso yabo banyabyaha barimo kugwirirwa n'ibyago, ahubwo bakabona ko Imana ibafatanije n'ababayobeje kubahora gatsi. Nicyo kintu Imana izakora kugira ngo ibyo bintu bikosoke. Yesu azaze ajye gutunguka ku bicu n'abanyabyaha bemera ubutabera bw'Imana. Icyo nicyo cyitwa gukamya kuruzi Ufurate. Noneho reka tujye ku ntambwe ya kabiri. Bizagenda bite Imana